Amakuru abantu benshi bari gukomeza batangaho ibitekerezo kuri uyu mwarimu, umuntu mwiza mwabaga muzi wiyahuye bitewe ngo n'ibibazo yari afite ngo mu rugo rwe n'umugore we, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo ngira ngo nze tuganireho. Kuri uyu mwarimu rwose Clement abantu benshi baramuzi, ubundi amazina ye yitwa Iraguha Clement ariko akaba azwi ku izina rya mwarimu Clement. Uyu yahaye ikintu bita abantu benshi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Kigali ikintu bita perime. Wakoreraga icyumweru ukaba perime urayibonye, wakoreraga ukwezi ukaba perime urayibonye, nta kuzuyaza. Yarazi ubumenyi, yarazi ibintu byinshi. Uru rupfu rwababaje abantu benshi kandi kugeza na n'isaha ntabwo babasha kuba bamubuze. Ku munsi w'ejo ubwo ngo yajyaga kuri hoteli yahariye yegereye kuri Muhazi, yatse abantu ngo ni mume ntware nk'uko wakwaka umuntu igare utarizi rikakugusha. Yarababwiye ngo ni mume ntware bwa bwato bwo mu mazi, agezemo hagati mu bwato yikuramo jire amaze kuyikuramo arataruka yiruha mu mazi. Baramukurikirana baramubura, basanga yarangije kuba yapfa, baranamubura. Kuko urumva niba icyuzi cya Muhazi, turabizi yuko twabyigaga mu ntuza, ibyuzi mu Rwanda binini Muhazi nayo irimo, niba gifite nka metero zingahe, abantu nabo kugenda bakamukurikirana bakamubura, urumva yuko ntako batagize. Ariko ikindi ahangaha kirimo ni gute babonye atayizi, kandi hari ahantu rwose iyo wapfuye ntabwo bapfa kukubona, kuko Muhazi ayino yuko ihereza Nyabarongo. Rero polisi y'u Rwanda yahaye amakuru y'itangazamakuru Igihe, ibibwira yuko nabo babimenye ku munsi w'ejo, ariko bakaba bagishakisha marine ziri mu mazi ziri gushakisha uyu mubiri w'uyu mugabo. Ni ibintu bibabaje cyane ku mugabo mutoya, ku mugabo rwose wari ufite abantu benshi bamuzi, nubwo bamwe batabaga bamuzi amaso ku maso ariko bamwumvaga. Njye namwumvaga cyane kuko bakundaga kwamamaza ibyo akora ngo kwa mwarimu Clement. Ndizera yuko nawe nkurikiye mwarimu Clement waba umuzi, nubwo utaba umuzi ku isura, ariko n'uyu nguyu uri kubona kuri ekara yawe. Birababaje, biteye agahinda kuko muri kubona yari umugabo mutoya, umugabo w'imfura. Abantu benshi batanzeho ubuhamya bavuga ati uyu mugabo yari imfura cyane, ariko yaje kuba atagihumeka umwuka w'abazima. Kuko iyi nkuru iteye agahinda, ni incamugongo. Polisi y'u Rwanda niba hari ibyo yatangaje, urumva yuko ibintu byakomeye. Njye narayibonye mu masaha ya saa cyenda, narayibonye mu masaha ya saa cyenda, ariko mbanza kugira ngo si ibi bintu birashoboka, ibi bintu kuko nibyo. Ariko inkuru yamaze gusakara, nibyo mwarimu Clement mwari muzi, yigisha abantu benshi cyane, ugasanga abantu bari no kumwamamaza. Yabashije kuba yarohama muri Muhazi, ngo yasize urwandiko arwandikiye umugore we, asigana telefoni ku nkombe y'uruzi. Abantu bahageze babonye ubwo butumwa nyine yandikiye umugore we. Niba hari igihe mu miryango haba harimo na conflict runaka, umuntu akabasha buryo ki atabyihanganira, akabasha buryo ki atakwemera kwihangana, ariko kubura kwihangana niko kunesha. Niba mu rugo bitameze neza, ihangane kuko ejo n'ejo hazaza bishobora guhinduka ugasanga bigenze neza. Hari comment nabonye ivuga ngo njyewe amadeni aranyishe, ariko ngo ntekereza kwiyahura nkumva ndatinye. Koko ujya utinya, kuko buriya kwiyahura ni icyaha Imana itababarira. Niba amadeni akwishe cyangwa ibyo bibazo mu rugo bikwishe, si ngombwa gufata umwanzuro wo kwivutsa ubuzima, si ngombwa gufata umwanzuro wo kwimanika ngo upfe, kuko Imana irabyanga. Ndetse rwose yenda si twamutera mu bihe, ntabwo wamenya impamvu yarohamye cyangwa yagiye mu mazi akigushamo agasiga ijire. Buriya iriya jire iyo uyambaye, amazi ntabwo abasha ku buryo ki warohama, kuko iriya jire niwo mwenda ukwambika neza. Niyo waba uri mu mazi bashobora kukubona utarashiramo umwuka, kuko iriya jire byonyine ubwayo ifite imbaraga zikurinda kugira ngo ubasha kuba utarohama. Rero we yaje kuyikuramo, agezemo hagati rwose abasha buryo ki yivutsa ubuzima. Kuko rero n'izi saha, kugeza n'izi saha umurambo we bawubuze. Ariko dusenga Imana basi, Imana ibasha kuba basi
babona umurambo w'uyu muntu babashe kuba bamushyingura mu cyubahiro, nubwo bibabaje biteye agahinda. Ariko ikintu cya mbere ahangaha ndakomeza umugore we, ndakomeza abana be, ndakomeza umuryango, inshuti n'abavandimwe. Yari afite ikintu cyitwa inshuti muri social media cyane, kuko niwe bamwamamarizaga kuri njye nkibyumva nabyumvise kuri Kiss FM bavuga ngo mugane mwarimu Kerema, ndetse no kuri radiyo Rwanda ku rubuga rw'imikino naho bavuga ngo mugane mwarimu Kerema yigisha imodoka provisoire, ako kanya ugahita uzibona. Ego ibyo bintu narabyumvise. Hatarazamo Action College, ibyo bintu narabyumvise. Ndetse na social media zigiye zitandukanye rwose, yari afite abantu benshi bamukurikira, yari afite inshuti, yari afite abantu benshi yahereje perime, hari abantu benshi yahereje perime, hari abantu benshi babonye perime ku bwe, hari abantu benshi rero bamuzi cyane. Urumva yuko yarazwi n'abantu benshi cyane, abantu batari bake cyane. Ariko ndizera yuko basi babasha kuba bamutabara, nubwo bibabaje biteye agahinda kuba uri umuntu w'umugabo ugafata icyemezo cyo kwiyahura. Hari benshi cyane tugenda twumva bafata icyemezo nk'icyo, ariko noneho iyi nkuru yo irashenjaguye imitima y'abantu, imitima y'abanyarwanda irababaye, irashenjaguye. Umugabo yitondaga, umugabo witonda ku rwego rwo hejuru, witonda. Ariko ibibazo byo mu rugo cyangwa imiryango ntabwo byabasha buryo ki byakuvutsa ubuzima ngo wiyahure, cyangwa ukagenda ahantu yenda batakuzi, ukabasha buryo ki washakiza ubundi buzima, ariko utabashije buryo ki wiyahura. Rero niba uzi yuko nawe ufite ibibazo ukaba unkurikiye, wikwivutsa ubuzima burahenda. Ubuzima takiri umuntu w'ishyitsi, niba atakumva usenga Imana, ko buriya ikintu cya mbere ni Imana ugomba gusenga kugira ngo Imana ikurinde iyo myuka mibi. Hari igihe no kwiyahura baba babiterereje umuntu, ugasanga umuntu yivukije ubuzima baba babimutereje, dore ko imiryango y'iki gihe nsigaye ntazi uko imeze, cyangwa bakabikuroga, barabikuroga buryo ki ushobora kwivutsa ubuzima utamenya n'uko bugenze. Wowe ubwawe ukumva mu mutima urabishaka kwivutsa ubuzima, ariko ukumva na gato ntabwo ubishaka. Ibyo bintu barabiroga cyangwa bakabitereza. Ariko mwe munkurikiye, ndabinginze ntuzakore icyaha cyo kwiyahura. Uzategeka isaha y'Imana igihe izakubwirira ngo mwana wanjye ndagucyuye uratashye, ariko utagiye kwivutsa ubuzima. Ubuzima burahenda, kandi ubuzima twese tuba tubushakisha, ariko iyo Imana yatangije kugucyura iba ifite umugambi gucyuye. We rero ntuzakore iryo kosa ryo kwivutsa ubuzima, kuko ubuzima burahenda. Mureke ahangaha nifuriza gukomera k'umuryango wabo, ndetse n'inshuti zamukundaga zikomeze zihangane, kandi mukomeze dusenge umurambo uboneke, babasha buryo ki bawushyingura mu cyubahiro. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Bye.